ubu iwacu tunywa amazi ya Nyabarongo. Nyabarongo kwisa murabibona, kandi mugadusaba ko tugomba kugira isuku. Ese isuku niba itari mu buzima bwawe, iyo suku uzayikura hehe handi? Ni umuturage urimo kubaza abagize njyanama y'akarere ka Nyarugenge ubwo basuraga abatuye umurenge wa Mageragere. Aha yabazaga ikibazo asangiye n'abatuye mu kagari ka Kavumu bavuga ko batagira amazi meza. Uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'uko noneho n'amazi arimo kumanuka muri gereza biyuhagira, n'inkari urumva ko bijyana yose arimo kumanukiramo. Mwahindukira mukavuga muti turashaka isuku, ndetse bagashyiraho na komisiyo y'isuku ngo tuzaza kureba isuku, ntibahere kuri ayo mazi. Ese murabona iyo suku izaturuka hehe? Umwanda wose wo mu misozi murawuzi, muri Abanyarwanda, uwo wose tuwucira mu nda zacu. Nyakubahwa Perezida w'inama njyanama, dufite ikibazo niba Kavumu iri mu baturage batuye akarere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali, ntago mbizi, cyangwa mufite ishyamba mushaka kuzadushyiramo. Icyo ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero bayobozi, dufite ikibazo kiremereye, ndetse n'ibyo twakagombye gukora ntabwo tubikora kubera ko ubwenge bwacu haba harimo ibidoroka byinshi. Murakoze. Uretse uyu na bagenzi be bavuga ko barimo kurwaragurika bitewe n'amazi y'umugezi wa Nyabarongo bavoma. Ingaruka duhura nazo nuko tunywa ayo mazi y'ibiziba tukarwara inzoka. Ubwo rero iyo tugiye kuvoma, nukuvoma wakunama mu ruzi, wagira Imana amazi kayacyura, cyangwa se ngo nikagufatika kurya. Kuba hari abavuga ko barwaragurika biturutse ku mazi mabi bakoresha byemezwa n'ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Butamwa giherereye mu murenge wa Mageragere, aho bavuga ko abagera kuri 1/2 cy'abaza kwivuriza ku munsi ngo baba barwaye indwara zifitanye isano n'isuku nke. Ushobora kwakira abarwayi hagati ya 30 na 50 ku munsi bafite icyo kibazo, cyane cyane indwara nyinshi zituruka ku isuku nkeya. Dufite uburyo bwinshi dufashamo abaturage bacu kubungabunga ubuzima, harimo kubashishikariza gukaraba intoki, guteka amazi bagakoresha amazi meza atetse, nubwo bagize icyo kibazo cyo kuvoma amazi mabi ariko bakaba bagerageza kuyateka bakayasukura, ndetse bamara kuyasukura tubashishikariza gukoresha udutanda tw'amasahane mu buryo bwo kwirinda. Gusa ubuyobozi bw'umurenge wa Mageragere busaba abaturage kwihanganira iki kibazo, ariko nanone usanga nta buryo bwa vuba kizakemurwamo kuko ngo bisaba umwaka wose kugira ngo bahabwe amazi meza. Ntirushwa Christophe ni umuyobozi w'umurenge wa Masoro. Barimo gukora ibigega binini, ibyo bigega binini nibimara gukorwa nibyo bizaha abaturage mu kagari ka Mataba ibigega byamaze kubakwa, mu kagari ka Nyarurenzi hagana hejuru ibigega byamaze kubakwa, noneho na Kavumu hateganirwaho ko aho umuyoboro uzaca uzagenda uha amazi abaturage. Ni igikorwa tubona kizadufasha, igikorwa cy'amajyambere cyiza cyo kwagiza amazi. Ubu uwo muyoboro w'amazi wa Wasake niwo tuzanafatiraho mu gihe kitarenze ukwezi. Uno mudugudu wa Rugenda baraye IDP Model Village urimo wubakwa, naho hari gahunda gufatira kuri ibyo bigega, noneho amazi akagira Rugenda bare. Nakwiza abaturage ko bashonje bahishiwe, kuko ikibazo cyamaze kugaragara kirimo kirashyirwa mu bikorwa n'inzego zitandukanye, hanashaka ubushobozi bwo kwihutisha kugira ngo n'abaturage bakavamo babona amazi muri rusange. Nkaha nababwiraga kugeza amazi Rugenda bare biri muri no mu mwaka w'ingengo y'imari y'imihigo y'akarere kacu 2016-2017. Kavumu rero ni 2017-2018. Gahunda y'imbaturabukungu icyiciro cya kabiri EDPRS 2 ivuga ko mu Rwanda mu mwaka wa 2017-2018 nta munyarwanda uzajya urenza 500 m ajya kuvoma amazi meza. Nyamara abaturage bo mu murenge wa Mageragere bo bavuga ko kuri ubu bakoresha urugendo rw'isaha irenga bajya gushaka amazi meza. Iyi ni TV10, ndi Olivier Habimana.